kuri ubu ngubu rero ameze neza. Amajire reka tugende ku ngingo turoma yo kuririmba wayikuye aho wakuye yo kwiharangura. Ukivuga ibyo ngibyo rero abagize gutya ati icyo naba cyose timarina n'umukobwa wanjye ndungarisirize mayindi ndutume mvuga nabi ndutume ngufungura dore nafunze actually wacicucu urambabaje Game over. abaramwiyamye koko nyiri kunyura mu nkuru ziri kuri iyi mihanda mu gihe ibyo muri pisco byakomeye aho Mr P yemeje ko azajya avuka ku itariki 30 Ugushyingo. Muri iki cyumweru twagize gutya tubona aya mashusho. nshaka kuba ndi mu cyumba kirimo abasingo mama. I have a lot of questions. Nkababaza. Guys. I'm going crazy. Being a single mother was not on my plate. Kugeza n'ubu ntabwo njya niyakira. Ni nanjye single mama muri famiye yanjye njyenyine. Nifuza ko umunsi umwe nazabyuka nkabona ubuzima bwanjye bwiza. I hate my life, I do. Harya Samusu warabyaye? Sha ntago nigeze mbyarira iwacu. Wabyariye Urumva rero se ubwo ukicira undi wibaramo niki kama masavana umusingo mata wowe umupere ma muri bajye ushatse kuvuga ko n'uyu muhungu w'umuhanzi Jose Chameleone Aba Marcus Mayanja ugiye kuba umubyeyi nawe azaba ari umupere Marie. Shangiye kabisa njye na papa ari umurasta mama ni umurasta ni gute nabazanira umukazana w'idage. Papa wanywe fege? Arariwe. Papa wanywe fege? Mama wawe? Arariwe. Uri umwana kange mu rugo? Ndi bucura. Imfura yanyu nywe fege? Irariwe. Mufite abana bangahe? Mufite abana 8. Mufite abana 8? Harimo abahungu bangahe? Harimo abahungu 4 nanjye ndimo n'abakobwa 4. Muri abo bana 8 ni bange banywe itabi? Ifege ni bose. Eregani no Disi Clement yasubikiwe urubanza dore ko ruzasubukurwa ku itariki 27 Mata 2026 nuko na DJ Toxic urubanza rwe ruza kuba asabirwa kumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya $1,000,000. Ariko gose muhungu we noneho ngo muri dosiye yiwe hari uwo basambanye inshuro 15. Asa huyu ikeza ko atafasha umuntu ngo munige nubwo ntaramenye uko bimeze gusa bishobora kuba haza kuza kugaragaza ko yamutwaje igitugu n'ikigose umva uru rubanza bazarujyamo muzarwumva. Ahubwo ikindi cyaha cya kabiri akurikiranweho ni icyaha cyo gukangisha abantu ko azasesekaza amafoto yabo cyangwa video. asanze kihari usibye ko se mungu ngo yireguye ngo umwana ngo ntiyariverisha none ubundi hari hararanga. kumbe mjini ndio na akili tu utapiga hela. Ukiri aho ngaho ko numvishe nturwa wa mu profete rutoroshye. Hanga bivugwa yuko uno mukristo yari afite ikibazo cy'imihango iza ariko ntikana cyangwa se kuva bidakama.
hanyuma bibwira Bishop Harerimana Jean Bosco. Bishop amubwira yuko agomba kumusengera ariko agomba kumuhereza ifoto y'icyo gitsina kugira ngo ajye agisengera akibona, kugira ngo agisengera akiza azi ngo ndi gusengera iki. Umukristo yireguye avuga yuko nyine yagifotoye kuko ari Bishop wari bimusabye, arakimwoherereza. Hanyuma amaze kukimwoherereza, Bishop aho kugira ngo agisengere birangirire hagati ya Bishop n'umukristo, uwo mukristo ahita avuga yuko ahubwo Bishop yahise yoherereza iyo foto umugore we. Hanyuma umugore waza guca inyuma ajya kubwira wa mukristo ngo nudakora ibi, nutabigenza gutya, nudahagarika, kubera ko umugore yari yatangiye kuza umwuka mubi mu rusengero ruvuga yuko Bishop ashobora kuba akorana n'imyuka mibi, bivuga yuko Bishop ashobora kuba nyina abeshya cyangwa n'ibindi, kandi umudamu akaba yarazi ko bituruka kuri uwo mukristo ari we wagiye abikwirakwiza. So umukristo yiregura avuga yuko rero umugore wa Bishop yatangiye kubikoresha mukanga amubwira ngo nudahagarika ibi bintu nibitagenda gutya, amafoto yawe cyangwa ino foto y'igitsina cyawe nzayishyira hanze abantu bakubone bakote, ndetse nzahera no ku mugabo wawe abanza abone yuko umugore we ubwambure bwe bwagiye hanze kandi mu buryo busesuye. Mu rubanza byavuzwe neza yuko icyo gitsina cyafotoye mu buryo bwiza ku buryo cyagaragaraga cyose, ataruvuga ngo n'ukuntu bafotoye bica ku ruhande, yagifotoye nyine nk'indwara ugiye kuhereza muganga ngo agusengere. Urumva yagomba gufotora inguni zose kugira ngo bigende neza cyane. Akanyanga mu mutaranda kaburo. Hagati aho hari inkuru imaze iminsi kuri iyi mihanda y'umukobwa witwa Ishimwe Odile uherutse kwitaba Imana aguye mu bitaro bya kaminuza ya Kigali CHK azize urupfu rutavuzweho rumwe, ndetse umuforomo ngo bikekwa ko yamusambanyaga akaba yaratawe muri yombi nk'uko umuvugizi wa RIB yabitangaje. Ati urakoze cyane, wenda mbere yuko tujya ku rupfu reka tubanze tujye ku bintu ku ikibazo cyatangiye. Ubundi uyu tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu RIB ya Nyarugenge yakiriye ikirego giturutse kuri uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 29 yaregaga umuforomo ko hari ibikorwa amukorera bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Icyo iperereza ryarakozwe, uwo muforomo arafatwa arafungwa, ndetse dosiye irakorwa ijya mu ubushinjacyaha nabwo bwegera urukiko. Ni tariki 19 z'ukwa gatatu. Hanyuma tariki 16 z'ukwa kane Mata uyu mwana w'umukobwa yitabye Imana azize uburwayi yari amazemo igihe kuko yari arwariye muri ICU. Hanyuma nyuma y'urupfu umuryango we hari ibyo waje kuvuga ko utishimiye, bimwe bacisha ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ngubu rero hari iperereza riri gukorwa kuri ibyo birego umuryango we wagiye gutanga, bavuga ibitaragenze neza mu bitaro aho yavurirwaga n'ibindi byose bumva bo batishimiye. Ubu nibyo biri gukorwaho iperereza, tukaba dusaba niba hari n'undi nawe ufite amakuru kuri ibyo ngibyo yakongera urwego rw'ubugenzacyaha akayatanga kugira ngo ukuri kugaragare kuri ibyo ngibyo. Ngira ngo nicyo twavuga. Tukiri ku nkuru zitari nziza kandi uyu mwana mubona my name is Kenner Cabano, play for the U16 Rwanda national team. Yarafite imyaka 18 akaba umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'abato ya basketball witabye Imana aguye mu manuka yahitanye na nyina umubyara Rosine Kabano. Ni impanuka bivugwa ko yabereye muri leta ya Texas. Imana nikomeze umuryango we muri ibi bihe bitoroshye. Dukomeje na umugiye kwa Lewis Hamilton na Kim Kardashian
byashyushye twanyarukira igicumbi Nshimiyimana amaze abagore b'abandi. Abagabo batuye muri kano gace bavuga ko bafite ubwoba bukomeye, bavuga ko uyu musore hasa n'ufite ubushobozi bwo kwigarurira abagore mu buryo bwihuse. Bamwe bakavuga ko hashobora kuba hakoresha imiti cyangwa se ubupfumu. Amenye gutwara abagore no kwaka barasi byarabaye ku cyuzi, ntabwo ari mwe si kabiri. Ufite ibintu batera ntabwo ari gusa. Atagira ibintu batera se si umupfumu. Arega na sekuru yari umupfumu, wagira ngo nibyo bamuraze. Nebana ubu ngubu injije ebyiri zahuye n'umunyabwenge. Injije ebyiri zahuye. Twagaruka i Kigali noneho. Ibyo byo nabikozeho ubushakashatsi. Icyo bita ngo football, imikino n'imibonano mpuzabitsina. Kashatsi bwadukoze ko bukomera. Urumva ntago ari ukubikora. Umupira n'imibonano mpuzabitsina. Umupira n'imibonano. Nuko numva n'umunyamakuru Claude Hitimana ati abakinnyi bakina muri shampiyona yacu y'u Rwanda cyane cyane abanyamahanga umwanya bamara biruka inyuma y'abakobwa n'abagore niwo munini kurushaho bamara biruka inyuma y'umupira. Hari ikintu nanjye nyibazaho, hari igihe twicara twavuga ngo amakipe yacu Hitimana nanjye ndabona ushaka kundakaza, ariko nanone ko hari igihe n'abayobozi baba babizi ko hari abakobwa babinjirira mu bakinnyi kandi bakabakingira ikibaba. Ariko hari ikipe nzigize guca abakobwa. Ibyo ni ibintu ngewe ndabizi, nanjye urandakaje ucukuje abakurambere. Uwanja wake kaingia sasa. Hari abakobwa hano tuzi no wanasibura bibaye ngombwa n'amazina yabo, ariko sinyavuga. Birazwi birananditse, yewe buri wese n'igitamba mugakira bizi ko ari abakobwa baba bacengera mu bakinnyi kandi n'abandi amakipe barabizi. Ariko ubona rwose ntacyo bitwaye abayobozi bayo makipe. Sinzi impamvu ya ko bwabasha rundi bakoreye. Indirimbo ishizeyo. Mbega imakamana yanjye. Abanyamakuru nabo batusebye nabo. Bikawune ukurikiyeho arahagarikwa nacunga nabi. Bikaw. Tambwe. Ariko umukobwa w'umunyamakuru umwango akujyana mu kabari murasohoka ntabwo umwanya wo kuruhuka. Ntabwo kugira umukobwa mukundana ari bibi. Twajyaga tuvuga ariko niba ari utumurara mu ijoro se niba asibanya abakinnyi bane bose agenda arangiza bose wagezeho kariyeri itayiyuka. Twajyaga tuvuga yuko abafana hari abafana b'igitsina gore babishakira abo bakinnyi rimwe na rimwe n'iby'ubufana atari byo. Ari kwambara ubufana kugira ngo babone abo bagabo. Yego. None se niyo byageze umunyamakuru kazi ibyo tuzatubivuga mu kitero. Tuzajya tubyamagana dute. Niba umunyamakuru kazi arangiza abakinnyi abakora muri kariyeri ubwo byo tuzabyamagana dute. Hakoze ubundi ibingibi bivaye mu yandi magambo. Rayon Sport ubwayo brother, ahubwo buriya amakipe azagiye guhura na Rayon mbibiri banga murebe iyi turufu abandi bakoresheje namwe muzayikoresha. Junagama karukokera bita bikwira bigasakara mpaka kagera muri squad kujya kubona kabona umukinnyi bamukuyemo. None se ubwo ushatse kuvuga ko na Basana ariko byagenze? None se kuki abantu b'indaya bicuruza ubita abagore ba? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a différent? Je cherche ma tête. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Yeye mkai sasa mahala uloingia. Akozundi ubu yamusomagate eregani mugiye muri Gakenya abasore barongorera mu nzu z'ababyeyi babo. Jori we yamaze kubisoza. Nyuma y'igihe bivugwa ko Mutesi Jolly yujuje inzu Kibagabaga, yashyize ayitembereza abamukurikira. Ni inzu imaze igihe ivugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga.
iyi nzu ya etaje 3 ifite ibyumba 5, pisine, uruganiriro, inzu y'imyidagaduro, icyumba cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri, igikoni kigezweho n'ibindi. Mutabaruka ndakubwiye wa mugabo izina ryanjye bivuze kenshi etonde mwibaza tukiraho kandi uwo twahoze dukeka ko bari mu rukundo mama yangu game over indirimbo ishizeyo uwanja wake kaingia hakubundi urugumi hagori ngiye rugumi ndamukunda ndamwikundira nkubwiza n'ukuri kandi serious reka nabikubwiza ukuri by the way ngenda ndamwikundira cyambere yiyubakira ibigo by'imfu byagafasha abana muri Tanzania ndamuzi buri yabanje gushaka umukobwa w'umuntu wari y'Igipi wa Tanzania abyarana abana babiri baratandukana ni wari umudamu we n'umukiri amafaranga arayafite nubwo Tanzania igira abaherwe benshi ariko nawe ari mu baherwe ari mu bakiri abaherwe Tanzania bigira baba barenze ko Tanzania igira abantu bagira miliyari y'idolari bageze nko kuri uriya numwe ari kuri level y'abamwe oya niyo mpamvu ngubwiye ngo senga mvuga ngo uvuge reka msobanure abantu Tanzania igira abaherwe igira n'abakiri uriya rero mu Rwanda hano ni umuherwe ariko muri Tanzania ni umukiri ariko mu Rwanda ni umuherwe ubu se bapfuye ikimana yanjye ngiye kongera mvuga uvugoryi ndabobotoye mbabwire buriya abahima mwenye uwanja wake kubera ibintu kaingia by'umuco game ishaisha hii ntabwo bajya baturuka inyuma ndabibotoye ariko nanjye sinjya nuka inyuma kubera nanjye ni kagufi eregani nuko kuko byifashe ku mihanda yacu kora subscribe uwo munsi like share na comment amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus